Si ubwa mbere humvikanye ibibazo hagati y'umuproducer Mugisha Robinson uzwi nka Element ERE ndetse na sosiyete y'umuziki ya 155 AM isanzwe urebereye inyungu z'uyu muhanzi. Dore ko mu mwaka ushize ubwo yaragiye gusohoka indirimbo uyu muhanzi Mugisha Robinson cyangwa se Element yahuriyemo n'umuhanzi The Ben ndetse na Kevin Kade, byabaye ibibazo aho indirimbo yari yaranze gusohoka bivugwa ko indirimbo niramuka isohotse uyu Mugisha Robinson aza kujyanwa mu nkiko n'iyi sosiyete 155 AM. Kuri ubu rero ikigezweho ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda nta kindi ni ibibazo biri hagati y'umuproducer Element ERE ndetse n'iyi sosiyete 155 AM, aho ikibazo cyabo cyafashe indi ntera maze impande zombi zishyikiriza ikibazo cy'abanyamategeko bagamije mu gushakira umuti mu masezerano abo bombi bafitanye kugira ngo barebe ko bakiza umwiryane wazamutse hagati yabo. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa kane tariki ya 19 Kamena umwaka wa 2025, umuyobozi wa 155 AM Kenny Mugarura yavuze ko hashize ibyumweru bibiri nta kuganira guhari hagati yabo na Element ngo kuko ikibazo cyabo kiri gukurikiranwa n'impande z'abanyamategeko. Yagize ati kugeza ubu nitwongeye kuganira, ntabwo ari njye umuhamagara kuko urwo rwego rwararurenze, ubu ni rego tamu zirimo kuvugana, nibaza ko bizagenda neza kandi ko ikibazo kizakemuka mu mahoro. Uyu mubano wabo watangiye kuzamo gatotsi kuva muri Mutarama mu mwaka wa 2025 ndetse kuva icyo gihe ntawongeye kubaca iryera bari kumwe. Icyo gihe ni nabwo hatangiye kumvikana ibibazo bikomeye hagati ya Element ndetse na sosiyete ya 155 AM ku buryo byageze aho atandukana n'abahanzi bakomeye barimo Bruce Melodie yahoze akorera indirimbo. Sosiyete 155 AM ivuga ko Element yakoze indirimbo zirenga 35 mu gihe yari akibarizwa muri iyi studio, ariko ngo ntiyazitahanye amafaranga yose nk'uko byari biteganyijwe mu masezerano. Aho ni naho havuye ishingiro ry'icyifuzo cy'uko Element atanga 60% by'inyungu yagiye avana muri izo ndirimbo, kuko ngo iyi sosiyete ari yamwishyuraga mu buryo butaziguye ndetse igafasha no mu bikorwa bya studio n'ibikoresho yakoreshaga. Muri izi ndirimbo ziri mu gihombo harimo Narakubabariye ya Junior Romaga, Bad Boy ya Davis D, Celebra igitangaza bya Bruce Melodie, Food Tour na Mirere bya Element, Pasadena ya Christopher, 1 in 1 ya Regi, One More Time ya Kenny Soul, Azana Nicki Minaj za Bruce Melodie, Besto ya Okama, Sekoma Samborera bya Krisizi, Mami ya Roskana, Bailando ndetse na Jumbe ya Shafi, Ogera ya Bwiza, No One ya Kenny Soul, Sikosa Bebe Monda bya Kevin Kade, Wallahi ya Okama, Shenge ya Juno Kizigenza, Golo ya Pasi Kizito, Mpawowe Mama Loda bya Calvin Banda, Hawaii ya Yamano, Njozi ya Mario ndetse na Tombe ya Element. Abegereye Element bavuga ko sosiyete ya 155 AM yirengagije inshingano yafite mu kumufasha gutera imbere mu rugendo rwe rw'umuziki kuko igihe abakeneye batigeze bamushyigikira bihagije. Bavuga ko iyi sosiyete yamufataga nk'aho ari uwikorera kandi atari ko amasezerano yabo yabivugaga. Byongeye ngo ntibigeze bamutegura ibikorwa bifatika bijyanye no kwamamazwa n'iterambere nk'ikirango gikomeye cyangwa se brand mu muziki nyarwanda, nyamara rumwe mu baproducer b'ingenzi mu gihugu. Ku ruhande rwe Kenny Mugarura avuga ko batiteguye kurekura Element ku buntu cyangwa batanga imbabazi ku nyungu zabo. Ati ntabwo nasonera ikintu kitaranemerwa, wenda wasanga atari byo, uba bari n'umuntu wemeye ko mugirana ibiganiro. Element kugeza ubu nta jambo na rimwe aratangaza ku kibazo afitanye na 155 AM, gusa amakuru ava ahantu hizewe yemeza ko yerutse gutangira ibikorwa byo kubaka studio ye bwite, ndetse muri iki gihe iyo akeneye gukora indirimbo yifashisha studio ya Roscan, umwe mu nshuti ze za hafi. Amasezerano y'imikoranire ya Element na 155 AM yagombaga kumara imyaka 3 aho azarangira muri Mutarama mu mwaka wa 2026. Gusa uburyo ibintu bimeze muri iki gihe bigaragara ko bishobora kugira umusozo mubi, kiretse gusa impande zombi zemeye kwicara ku meza y'ibiganiro cyangwa bigakemurwa n'urwego rw'amategeko. Cyakora sosiyete ya 155 AM yagaragaje icyizere cy'uko ikibazo gishobora kurangira mu mahoro, ariko bongeraho ko nta soni bafite zo gukoresha amategeko niba ari byo bisigaye. Iyi ni Kora Media, niba utarakanda subscribe ikore nonaha kugira ngo tuzacikanwe n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi. Njye wumvaga yari F Call.